Yesu nashimwe cyane, ndabashuje mwese, amahoro y'Imana bane namwe. Ndabazaniye ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo riri muri Yeremiya igice 4 ku murongo wa 4. Yesu nashimwe. Reka dusenge Imana. Data nyakubahwa papa, urera urisumba byose, uri nyakubahwa. Ndagushimiye mwami, icyubahiro ni icyawe mwami. Dore ngiye ukora umurimo wawe, ndakwinginze uwera wabera, Mana waremye ijuru n'isi, umwuka wera mwami Yesu amanukemwo maze aburire ubwoko bwawe, ntabari nge mvuga mu izina rya Yesu. Bano bantu bagiye mwami kumviriza ubutumwa bwiza, ndakwinginze mwami Yesu Kristo bagiye neza. Mana waremye ijuru n'isi, ibibabangamiye ubikubite mu izina rya Yesu Kristo Mnazareti. Ibyo harimo baragusaba mwami Yesu, ndakwinginze mwami bahereze, kuko nta wundi afite kwisha ibibazo byabo atari wowe. Wewe uri nyishu y'ibibazo byabo, ndakwinginze mwami ubagiye neza. Ndagushimiye Yesu Kristo, sengeye umukobwa, sengeye umumama, sengeye umusore, sengeye umupapa. Mana umugire neza mu izina rya Yesu Kristo Mnazareti. Mana ndagushimiye kugiye kwagira neza, ndagushimiye kugiye kubana nabo mu izina rya Yesu Kristo Mnazareti. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Enda nimukebwe munyiyegurire, jewe uhoraho, mukureho kudakebwa ko mu mitima yanyu, mwebwe bagabo b'i Buyuda n'ababa i Yerusalemu. Ubushangashirwe bwanjye bwoye kurabagiza nk'umuriro bukarurumba, ntihagire ushobora kubuzimya kubw'ibibi mukora. Amena. Enda nimukebwe munyiyegurire, jewe uhoraho, mukureho kudakebwa ko mu mitima yanyu, mwebwe bagabo b'i Buyuda n'ababa i Yerusalemu. Yesu nashimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru irimo irareba buri muntu wese mu mutima we. Nubwo waba uri umuvugabutumwa, Imana yo mu ijuru irimo irakureba mu mutima wawe ukomeze. Imana yo mu ijuru irimo irasemerera mu ijambo ryayo, ikubwira ko ukwiye gukebwa mu mutima wawe, ukwiye gukebwa. Nubwo uvuga ubutumwa nturakebwa, nubwo uri umuririmbyi ntabwo urakebwa, nubwo uri umuhanuzi ntabwo urakebwa, nubwo uri umunyamasengesho uracafite umunwa, nturakebwa. Imana yo mu ijuru irimo irabasuzuma, ikabareba, igasanga ntago murakebwa. Bene data, Imana imwe irashaka ko buri muntu akebwa mu mutima we. Imana imwe irabareba muri ko maririmba, igasanga mwuzuye ubushakanyi. Yabareba muri ko muradiyakona, igasanga mwuzuye ubusinzi. Yabareba muri ko muravuga ubutumwa, igasanga mwuzuye ubusambanyi. Bene data, Imana yo mu ijuru irimo irashaka ko buri muntu akebwa mu mutima. Imana yo mu ijuru irimo irashaka ko buri muntu yihana, agatandukana n'ibyaha rimwe arakora. Imana yo mu ijuru ntabwo ishobora gutwara umuntu atakebwe nyakuri. Imana yo mu ijuru ntishobora kujana mu ijuru umuntu adashaka kwihana by'ukuri. Urashobora kuri kuranyumviriza, uri umukobwa uguma wikinisha. Uko kwikinisha kwawe n'ukudakebwa, uko kwikinisha kwawe ni ibyaha urimo urakora, ukwisambanya. Abasore muri ko muri isambanya,
reka ndakubwire ngo Imana imwe irakubwira ngo nukebwe rwose, kebwa, wihane, ihane ni wihane ibyo byaha byawe, ureke kubyicarana, ureke kubirarana. Ubwo businzi bwawe n'ubwihane, ubwo bushakanyi bwawe n'ubwihane, uko gukunda abagore, uko gukunda abagabo, wihane, mwihane. Imana yo mu ijuru imwe irashaka ko buri muntu atunganwa rwose, buri muntu atunganwa rwose. Haleluya. Mwene data, murakora ibyaha mukabyicarana, reka ndabwire ngo ibyo byaha mukora n'umwanzi wanyu. Ibyo byaha mukora, intego cyangwa se intumbero y'ibyo byaha ni ukugira ngo mwebwe murimbuke. Yamara mwemeye ibyaha byanyu mukemera ko muri abanyabyaha, mugiye imbere y'Imana, Imana yabababarira. Ntabwo yabirukana muyijeho, muyishatse ubudahumeka, Imana murayibona, ariko mutayishatse ntabwo muyibona. Nimushake Imana, mwegere Imana, nayo izabegera. Imana ntabwo yigera yirukana umuntu yaje kuyishaka, ntibibaho. Mwene data, muriko murakora ibyaha mukabinywa nk'amazi, yamara ntimumenye ko uwo shebuja ari mwarabakoresha, ko vuba cyane agiye gutererwa muri cya kiyaga cyaka umuriro. Nawe wakoze ibyo akeneye, nutihana nawe uzatabwa muri icyo kiyaga cyaka umuriro. Muhunge mudapfa. Kino gihe tugezemo n'igihe cya nyuma, ntabwo ari igihe cyo kudamarara, ntabwo ari igihe cyo gusinzira. Buri muntu akwiye kumenya igihe aho kigeze. Umwami Yesu araje, aje gutwara umugeni. Erega Yesu Kristo yarabivuze ko azagaruka. Mwene data, mwari mukwiye kumwitegurira. Nimumwitegurire kuko ntatinze, araje vuba kandi aje gutwara umugeni we. Reka ndababwire, aje guhemba no guhana. Bene data, nimukebwe rwose. Wewe mugabo, nukebwe rwose. Nawe musore, nukebwe rwose. Nawe mumama, nukebwe rwose. Nawe mupapa, nawe mukobwa, nukebwe rwose. Icyo Imana irimo irabashakaho nuko mwakwihana. Nimwihane, mureke gukora umurimo w'Imana mwuzuye ibyaha, mureke gukora umurimo w'Imana mwuzuye urwangano. Mwanga bagenzi banyu ataco mubahora, mubipfuriza inabi, murakubita agatoki, mugakubita agatoki. Nimushaka kubona bagenzi banyu banezerewe, ahubwo murababazwa nuko banezerewe. Imana ibagire neza mukababara. Bene data, mwari mukwiye kumenya yuko umuntu ameze uko nashobora kubona Imana. Abantu barimo barambara ubusa. Bene data, mwambare mwikwize. Mwambare mwikwize. Imana yo mu ijuru irimo irashaka ko buri muntu yikontorora. Pfa kwemera gusa kuri umunyabyaha, pfa kwemera gusa kuri umunyabyaha. Ubwira Imana ati, Mana mbabarira, ndi umunyabyaha, nakoze iki n'iki. Wihane udaciye ku ruhande. Ubwira Imana ibyaha byawe. Imana iri tayari kukubabarira. Imana iri tayari kukubabarira. Ntabwo yagusubiza inyuma mu gihe waje kwihana. Yesu Kristo arindiriye imitima y'abantu iciye bugufi. Imana irarindiriye umukobwa, irarindiriye umusore, irarindiriye uyu mupapa. Imana irarindiriye uyu mumama aje imbere y'Imana ababajwe n'ibyaha arimo arakora. Imana yamurindiye kugira ngo imugiye neza. Nimwihane, mukureho ukudakebwa ko mu mitima yanyu. Imana ntibarandure kubw'ibyaha mukora, Imana ntibarandure kubw'ibibi mukora. Nimwihane. Umwami Yesu ashaka ko buri muntu yihana. Araje mwene data. Niwibuke ko Yesu Kristo yapfuye kubera wowe. Yesu Kristo yapfuye kubera wowe. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana riguma risemerera. Ijambo ry'Imana rikwiraza rikuburira kugira ngo wewe mwene data uhinduke.
kugira ngo wewe mwene data uhinduke. Umwami Yesu ntago anezerezwa nuko we worimbuka. Erega Yesu Kristo arazi uwo muriro ukumeze, niwe yawushizeho. Erega Yesu arabona ukuntu bimeze, ni nayo mpamvu adashaka ko wowe worimbuka. Kurimbuka ntago ari byanyu, kurimbuka ntago ari byo mwaremewe, kurimbuka ntago ari wo mugabane wanyu. Ni mwihane mutandukane n'ibyaha. Imana yo mu ijuru iri tayari kubabarira buri muntu wese aje imbere yayo gusaba imbabazi. Urashobora kuba uri umukozi w'Imana ariko ukaba ukireba mu majipo y'abagore. Reka ndakubwire ngo Imana yo mu ijuru irakurindiriye kugira ngo wihane. Urashobora kuba uri umukozi w'Imana uri umusinzi, urashobora kuba uri umukristo ufite umunwa muremure uvuga bagenzi bawe nabi, urashobora kuba wicira abantu mu mutima wawe, urashobora kuba utekereza abantu ukabatekereza nabi, ukabifuriza nabi. Reka ndababwire, nimwihane, nimwihane. Umwami Yesu ari tayari kukubabarira. Reka kwizingira mu byaha, ntukabirarane, kuko ubiraranye ntago ari byiza. Urashobora gupfira mu nzozi. Upfiriye mu nzozi mwene data ufite ibyaha wajahe. Nimuhinduke rwose, nimuhinduke rwose. Iri ryari ijambo ry'Imana. Dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu ndakwinginze uwera wabera, uherekeze ino jambo ryawe kugira ngo Mwami Yesu rigire ikimazi mu mitima y'abagiye kuryumviriza. Ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen.